Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Verse Moderi TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season 23 episode ni yacome, aho turi gukora ikanzu yagayira muri kureba hano. Umukobwa wacu rero murabona ko twaramudodeye agakanzu keza k'abana nyine kuko nawe ari umwana gafite moderi zigiye zitandukanye, ariko ntibivuze ko n'umuntu mukuru atakambara ikanzu nk'iyi. Buri hari abantu baba bakunda utuntu tw'utudesign nk'utu ngutu rwose akaba yanayambara ari nk'umuntu mukuru rwose nta n'ikibazo. Nkubwira ati no kanzu ni nziza. Urabona ko ni ikanzu y'ikirori imeze neza ikoze mu gatise, mwarayibonye rero wa mushyashya. Reba hano moderi yacu no mu mugongo ni gutyo imeze, hasi rataratse kuriya, urabona ko ritaratse cyane. Buri hari ibanga rituma no kwasi taraka cyane bigeze hariya, niryo ndibuze gusobanurira uwo turi kwigana. Icyambere n'amafuronse ari yarimo kuko yongera nyine uramutara ko bitewe n'ukuntu ibifite ibintu by'amafuronse. Ariko hari irindi banga rya kabiri nzakwereka rituma ikanzu itaraka cyangwa se umwenda wari wose ushaka utaraka cyane umeze nka kuriya. Nuvuga ngo rero izindi zimwe mu ncama kiriko zagiye ziragira moderi yacu, harimo gufata ibipimo mwarabibonye, gushushanya mwarabibonye. Iyo umuntu amaze gushushanya arakata, hano kwa turimo turakata za fura zo hasi mwarabibonye, angaho turukata bya bipande byo hejuru hari mwarabibonye. Ibi byose mwarabibonye kuva muri episode ya mbere akantu ko kandi. Ubu tuvugana tugeze kure, aho turimo turagira ni hano nyine ho kwitondera. Ugomba kubugendamo witonze kugira ngo hatagira ikintu kimwe kiguceka. Hano kwa turi kuringaniza, hajye ni kwaringanijera. Nuva mwarabibonye kuringaniza nabyo twarabikoze. Ni ukuvuga ngo ibi byose uri kureba hano mu ncama twarabikoze. Dore ibi ngibi nibyo turi gukora. Bimwe byo gushyira amafuronse, nyuma yabyo harakurikiraho ibi, nyuma ya biriya nabyo tukomeza hakurikiraho ibi ngibi nyine byo gukorera isuku ikanzu. Tuza no kuza kuyikoba hasi nk'abayisoje. Ntabwo tuzaba dusoje, ahubwo nibwo moderi zaba zitangiye noneho byeruye. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni byo moderi turimo muzamenya ibyo ari byo. Ahangaha iyo umenye ko ikanzu yacu hariya tuba twamaze gushyiraho vura yo hasi, ni ukuvuga ngo nakuriza imeze umuntu yayambara, ariko nyuma yaho no gushyiraho moderi. Dore ahangaha ni za moderi turi gushyiraho, ibindi byose byarangiye. Izi moderi rero ntabwo zizaba zoroshye kuko zizafatanya mu episode atari makeya. Ni ukuvuga ngo aha naho ni handi nyine umuntu ashyira ikintu cyo kuvuga ngo wenda urashyiramo nka duburire cyangwa ikindi gitambaro icyo ari cyo cyose cyatuma nyine kitambikamo hariya. Uzamenya impamvu yagisizemo niko nakubwiye. No kuvuga ngo ahangaha urabona neza nta moderi hano ndimo ndakora. Ibi byose muzabibona nimba warebye neza mu mugongo hikanzu, dore hari hameze gutya. Ibi byose muzabibona. Nari ndimo ndeba aranga wagiye atadushumi kuri cya kuriya, aka kantu mwakabonye kambaye ku mutwe gafite n'ikirabyo. Ibi byose muzabibona. Rero wowe mushyashya dutangiranye izindi zo ncamake, nkubwira ati rero ikanzu yacu ngiye ni gutyo uzuzuna imeze akantu ko kandi. Icyo nagushishikariza aka kanya ni kimwe, nakubwira ngo kora subscribe, gutyo ugiye kubibona mu kanya. Nimba utarayikora yikore. Nyuma yaho rero reka dukomeze n'isomo. Ubu ngubu turakomeje n'isomo ryacu. Ni kuvuga atanu kwa tugeze hano. Mbasubije inyuma y'akantu gato nk'amasegonda 30 cyangwa umunota, kugira ngo mbaze nkwereke ibyabaye wabonyeho, kugira ngo ndusheho ko kwibutsa ibyo wabonye. Buriya rero ibi bintu mbona nakoze nabyo bari sawa, kubera ko bimena kwa kundi umuntu yibagirwa. Kugira ngo umuntu yongere yibuke, nuko ugerageza kumugaragariza ibyo yigeze kubonaho. None ibyo ngibyo nibyo bimufasha kuyoboka neza. Ni ukuvuga nk'umuntu ubonye ibi ngibi nk'uru wa furonse ahise yibuka ibyo ari byo. Nimba duherukana wenda nk'ejo washize cyangwa uno munsi mu gitondo cyangwa mu minsi ishize, bitewe n'igihe interineti yawe umaze wenda utayifite cyangwa bitewe n'izindi mpamvu cyangwa n'akandi kazi wari urimo, urabona ko ubu ngubu uhise kubyibuka. Ni ukuvuga tukaba turimo kurura furonse, nkubwira ati kondisiyo ya mbere y'amafuronse uba ugomba gukurura akadodo k'uruhande rumwe. Abantu bafata indodo zose bakazikurura ntabwo byakunda, ntabwo zagenda. Kandi ikindi ureba urudodo rwaranze, rumeze nk'urwaranze. Hari ukuri imashini n'ubu dushyira muri furonse urudodo ntirurande, rukoroha ariko bitagaragara, utabireba ngo bigaragare. Wowe urukuriye nibwo uhita ubyumva. Nimba uzi neza ko wafunguye amakota ukamanura igaraje, uko byamera kose, nimba rwanoroshye ntirurarande ku buryo bugaragara, jya gukurura indodo zo hasi. Ziraza kuza gukurura ukubone ko zoroshye. Ariko nimba warandishije hasi ugakurura hejuru, naho wenda bishobora naho birakururika pe, ariko biragorana cyane. Ni ukuvuga ngo wowe warandishije niho hakururika neza. Kandi iyo bigeze noneho hari amwiteranyirizo uri gukurura furonse, ntabwo biba byoroshye, ugomba kubyitondera kuko hari amwiteranyirizo, hari ibitambaro birenze kimwe biba bihari. Noneho rero ni ukuvuga ngo iravura yacu nyuma yo gushyiramo furonse ngahita nongera ngakurura furonse. Mwabibonye ubu ni ukuvuga ngo ngiye kuyicomekaho hariya, ariko ushaka kwibaza ngo ndagendera kuki zirakwitira. Ubonye ko dusanjije, urabibonye. Ni ukuvuga ngo ugomba kuzisanza neza. Nimero ya WhatsApp groupe ngiyo, wowe utarajya muri groupe nyandikira cyangwa ujya muri comment, urabona muri link ya groupe, ujoininga groupe winjiremo cyangwa ujya muri description aho uraza kwisangamo. Ni ukuvuga ngo ahangaha rero ni ukuvuga ngo za furonse nakuruye ngiye kuziteraho hano. Gusa ntabwo upfa gutera uko ubonye.
hakabaze shyira agatangira ko gufunga akadodo hari ahambere mbaze ntangire nkaho ndi kuzitera nyuma yaho sasa ari ikintu ngiye gukora ni ukuvuga ngo buri gace nakaho ibyo ni kuvuga bishatse kuvuga iki ni ukuvuga ngo reba guturuka hariya ntangiye kudoda kugeza hariya muri ra kutire y'iyivura yo hasi kutire igomba guhura na kutire nimba kutire yo hejuru yo imwe yo mu kwaha wamanutse hejuru mu iteranyirizo uturutse mu kwaha wamanutse igomba guhura neza na kutire hano mu ruhande kuri no vura yo hasi rero ujya kuvuga ngo vura ngo n'umudigoni nini ngo kutire hose yafata ngo ntaribi uyisize hagati na hagati imbere byaba ikibazo cyane cyangwa uranayihingetseho gato byaba ikibazo ni ukuvuga ngo ibi byose ndimo ndakora kandi ikindi sanzamo fronse ziyemo ku buryo bungana nimba ari nyinshi hose zibemo nyinshi nimba ari nkeya hose zigerageza zibe nkeya ntabyo kuvuga ngo harahatangira ngo zigiyemo ari nyinshi ngo hano ngo zirabuze uza ahantu ziba zenda kubura ni hariya haba hari ibitambaro bigerekeranyije hano umuntu aba yateranyirije kuko kwakurura fronse ngo uzegeranye biragora nibura ho birumvikana haba hari impamvu kandi no mu mpande rega buri umuntu yanajisha ntabibone umuntu akigira nk'aho atabibonye kandi yabibonye ariko nta nubwo binagaragara pe ku buryo umuntu yabibona hariya ahandi hose fronse ku buryo bungana nimba ukuruye fronse zikajyamo wenda wakoze fronse nkeya hose zibe nkeya ku buryo bungana ntabyo kuvuga ngo hariya zabonetsemo ngo hano zabuze kandi ikindi nimba kutire ya fronse wenda kuri vura yo hasi ahantu biri bugere uri gutera fronse ya kutire ukoresha ibishoboka byose ize kugongana na kutire yo ku gace ko hejuru neza kandi hose ubucafu nanjye ngo bucafu hose kutire uzisanze kuri anasanzije ntera ipasi no ku gace ko hejuru nabo ugomba kuzisanza ibyo bintu wabyumvishe kondisiyo niyo nta bindi birenze hariya nahereye fronse zacu ndi kuzitera n'ahandi inyuma mu mugongo hamwe haca imashini wabonye nk'ivura yo hasi ni ukuvuga ngo izi fronse ndi kuzisanzamo aho mutari kubona inyuma ya kamera gatoya bitewe nuko narambuye umwenda ntabwo mwahabona ni ukuvuga ngo iya kutire yo hasi ngiye kugeraho yindi ya kabiri kuko iriya ni iya mbere ndiho kwazi ya mbere ngo niranabanjirije ndimo ndareba kutire zikoze nyine ziteranyije iyi ni iya mbere ngezeho imwe ya kabiri nayo ya nyuma ngiye kugeraho hariya mbere yuko yo gushishamo akadodo uba ugomba kumenya ko kutire na kutire byakoranyeho neza niyo nawe fronse bazishanjijemo noneho ukabona kugenda udodo kandi witonze ni ukuvuga ngo akandi kantu k'ibanga nakubwira hano iyo umuntu akora zino fronse akihutisha imashini cyane agakabye icyo gihe hari ukuntu imashini igenda ipfunyarika hariya ziriya fronse ntizijyemo neza wakwibatse si ibanga riba ririye ni ukuvuga ngo uba ugomba kugenda gakeya witonze ukamenya ko fronse hose ugenda udoda neza nta kibazo kuko hari ukuntu wihuta ukabona fronse n'ubwo bwose zirimo zinashanjijemo neza ariko biteye nabi ibyo bintu kubisobanura biragoye gusa nyine ni ibyo ngibyo wowe niramuka bikubaye uzabibona ubone hose fronse zirimo ariko ubone ntabwo dufinyoye pe ubone harimo ikibazo ni ukuvuga ngo ni kwa kundi wihutisha imashini ngifite ngo dinamo ngo urakandagira umuriro ngo ugahita ubura ngo nyine ngo ni ibyo ngibyo ngo urakandagira umuriro ugahita byirukanka nanjye nshatse kuvuga ngo ni ukubura kuri za mvugo z'iki gihe sasa rero nibyo ugomba kwitondera abantu mufite imashini z'imiriro rwose mujya mugerageza mugende gake n'abiyemera mugabanye kwiyemera kuko rega ndetse ngiye bagize nganga wasanga ndi no kunyonga se mwayibonye se mwamenya arimo kuruwa cyagiye njya kuri regarage ngiye gushyiramo fronse simwarye mukabonaho kuruwa mwese bagize ngo nuko mbuze amafaranga yo kugura dinamo muri aka kanya muri uwo mwaka turimo 2025 dinamo ijya kuri zino mashini igura hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 15 biterwa n'aho ariho hari naho wagira ugasagagura ibihumbi 8 ku mutayeri ntabwo ari amafaranga menshi wenda nubwo amafaranga yabuze ariko nimba warabonye imashini irenga ibihumbi 100 nshyashya cyangwa ukaziyo y'ibihumbi 50 ni gute wabura dinamo y'ibihumbi 10 wabyumvishe ni ukuvuga ngo kuba ndi gukoresha hano nyonga si uko dinamo kuyikoresha byananira ahubwo abenshi ntabwo dukunda amadinamo impamvu ni uko buriya dinamo uruhande rumwe yica imashini hari ukuntu imashini rega ica nk'indodo wenda cyangwa ikaba udoda gake ikadoda neza ariko wayihutisha igateza ibibazo kuko dinamo rero bayihutisha imashini hari abavuga ati dinamo yangeza imashini ntabwo nayikoresha atari uko bayiburiye n'ubushobozi aho nshatse kubwira ba bantu biyemera ugasanga umuntu ngo ngewe ibintu byo kunyonga ngo ntabwo nabivamo ngo nubwo imashini yanjye ari za mashini nk'iyo ufite muri ko ngewe ibintu byo kunyonga wapi kabisa amaguru sinayabona ariko ubundi muba mwigira make none se reka nkubaze sinababwiye ko muri ino minsi nshaka kujya mbahiriza amasomo y'imodoka nubwo natangiye kubashyiriraho agapublicité gatoya mwarabibonye none se reka mbabwire sibyo mfiteho icyo nakwita kanusi yo mu gutwara imodoka pe ariko
buriya nuriya muntu nawe tuzavuga ngo uriya muntu ngo abeciye mu modoka ngo yabigezeho ngo yewe ngo wowe ngo aha ngo ntiwakishinga abakire. Gutwara nabyo abantu benshi barabyanga. Wabageze za fronte zacu dore zirimo neza. Abantu benshi barabyanga. Hano nuvuga ngo ngiye guhita nsirifira mu nda. Hamwe nyine maze gushyira fronte ngiye kwasirifira hanyuma wagira isuku neza. Abantu benshi gutwara barabyanga. Kubera iki? Muri yari amaguru ahantu abari. Ese kuki utibaza impamvu abantu benshi usanga bambaye nka mvuge kamambiri cyangwa bodaboda cyangwa izindi nkweto zifunguye. Ugataye inkweto zifunze wapi? Ubundi biriya bintu kuki utabyibazaho? Muzambwire ibanga nzababwira. Muzambwire ngo nimbamenere akabanga. Hano rero inyuma, hano ni hahandi nyine ku mashini inyuma, hamwe haca imashini inyuma mu mugongo. Hano hantu ngiye kuba materanyije ariko byaka kanya nyine n'ubundi ndaza kongera amaci. Reka mbe materanyije gusa. Ndaza kongera make ngiye gushyiramo ya dobulire y'imbere na ka kantu k'umukara turaza kumenya ko ariko ntabwo nshaka ko kavugaho none ahangaha kugira ngo mutajya kubacaga bujya kubitekereza ibyako. Hano mvuye gusirifira. Kuki none ntabiberetse gusirifira munyihanganire uko byamera kose nimba mu ncama kinaraberetse ko ndi ku mashini isirifira uko byamera kose ndaza kuyijyaho. Ahangaha urabona ko nasirifiye mu nda hageze isuku. Narakubwiye ngo usirifiye umwenda gutya ugira isuku ngo reba ukuntu byari bimeze ari ibidodo bijagaraye ukuntu. Reba iyo umuntu asirifiye umwenda ufite isuku ukagira ngo uvuye mu ruganda ahantu. Undi hari n'umuntu ubona umwenda umeze gutyo doze akavuga ati ni uruganda rwo mu Bushinwa, ni uruganda rwo muri Amerika, ni uruganda rwakoze uno mwenda. Kandi ntamenye ko ari umutayeri baturanye. Kubera iki? Aba yakoreye umwenda isuku cyane. Nibyo nababwira ndababwira ngo abantu bajya bavuga ngo tuzi kudoda ngo ikibazo ngo nuko tutagira isuku kubyo tudoda. Amafinisage byaratunaniye gukora isuku. Wabonye ukuntu umwenda usa neza n'ibiriya rero nta bindi. Rero ngiye guhita nteranya hano inyuma cyangwa materanya none cyangwa be mihoriki kamateranya kugira nze kubona uko sirifira no ku mpande hari aho imashini kuri ravori inyuma naho ngomba kwasirifira hanyuma nkanasirifira hasi ngakuba ibindi byose no kuvuga ngo nahanganyigejeje wakiterera akamashini kiyambarira. Ubu hari abantu baziyorohereza ngo ngopfa kuba mbonye ko bayiteranya biriya bindi ujya moderi ntabyo nzakora. None si kanzu yawe nawe n'agakanzu k'agasempure nyine uzaba ukoze kadafite moderi. Yego nubwo bazambara nazo ntituvuze ko zitagezweho ariko nawe uzaba ukwebye moderi. Nuretse nkahe nk'umutari uri kwiga kudoda ubundi uzaba wize iki? Nunda ushaka kwiga moderi nyine ngo umwenda wose uwige ukagira aho uvuga ati ibi ntabwo mbyiga. Uzi ko wagira ngo nawe uzihereze akazi? Wagira ngo umukiriya uzakuzanira akazi uzamubwira ngo ngiye iyo kanzu ndayikorera ko moderi ntabwo ndabuzishireho kandi umukiriya nazo yazikunze uzazimukuramo se? Ngiye kajya batega ibintu by'imitego bituma abantu mucika intege babanebwe mwisubiraho. Agama ngomba guteranya ariko ahagana hano hasi nta bipimo biba birimo. Wowe ufatamo kutire ukasa n'ugereranya tu ukavuga ati n'ubundi ntabwo wafatamo kutire nini uko byamera. Urabona hano, reba hano nsojereje hano hasi, urebe no hejuru aho nafatiye. Ni ukuvuga ngo nyine usa n'uhengeka ko n'ubundi habasandaraye hasi nta kibazo byateza. Noneho mugiye guhita nsirifire no hasi nkube no hasi. Mwabyumvishe? Buriya impamvu umuntu ngo yambure inkweto kuriya kanongere bisubireho amaguru arashyuha. Hari ahantu habashyuha cyane, hari ahantu haba hari amaguru buriya n'imbere ya moteri harashyuha kubi. Cyangwa niyo moteri itaba iri n'ahariya hari ahantu haba hameze nk'ahihishe hagira icyokere bitewe n'ukuntu ibirenge byose biba biri gukora akazi hari ako gutwara. Rero niyo mpamvu akenshi usanga nk'abantu b'abashoferi baba bambaye nk'inkweto hariya ntabwo biba byoroshye. Rero abenshi baba banabyanga ubundi uragenda urwana navura umunsi wose bukira bugacya. Ibi bintu nabyo ndabirambiwe. Ariko mu gihe hari abavuga ngo yewe wananyihera basi no kwibera konvayeri. Abantu bakunda bitandukanye. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo nawe nimba uri umutagiri bikunde. Wabonye ahangaha hano ndasoje ibya mbere. Ni ukuvanga ahangaha ubundi ni nko tuvuga ati iyi kanzu tuzayikora mu bice bibiri. Igice cya mbere cyo gukata no guteranya bisa nkaho byoroshye biri simple. N'igice cy'amamoderi. Ubu tuvugana niyemera gukuba hari hasi ngiye kuhakuba neza. Ndaba ngiye mu gice cya kabiri. Igice cya kabiri ni ibintu by'amamoderi tuzaba dutangiye. Amamoderi sasa no kuvanga ngiye kwasirifira kwa buri hano kwaho. Ikindi nacyo ugomba kwitondera. Ikindi kintu ugomba kwitondera. Wabonye n'amashini sirifira dore ngiyi. Iyi niyo nababwiye ngo igura hagati y'ibihumbi 400 n'ibihumbi 500. Ikora sirifirage igakora na baby lock. Gusa hari izirikwa ngo brada, izirikwa ngo gute zigira amazina agiye atandukanye. Ariko nk'iyi ngiyi dore zose ziba ari nk'ubu bwoko bumeze gutya. Ziba zifite iforomu iteye kimwe. Forome yazo iba ari kimwe. Ariko zarakozwe n'inganda wenda biterwa n'uruganda. Urabona ko
hano mvuye gusirifira urabibonye ni uvuga ngo bagomba gusirifira yewe no video yanjye yaratarutse nyine murabyihanganira aka kantu katarutse rero nsubize nyuma arangiye kubikatinga oya ntago nabikora reka mbyihorere n'ubundi no gusirifira ugahita ukuba hasi nta bindi dore hasi umuntu yahakubye ariko ntabyo ndi bujye gusubiramo nubwo bwose bitarutse murabyihanganira ko gukuba hasi nyine yewe nyine ntago byagaragaye aha sinzi nshobora kuba nari details no aka video nk'ibyo gashyiramo hano rero ngiye gupima no kuvuga ngo nyuma yo gukora biriya byose nakoze ikintu ngiye gukora Maburetse gato ndimo ndapima ku gace k'imbere guturuka hariya ku iteranyirizo kuri contour vendre cyangwa se agace ka mbere kagarukira kuzengurutsa metero harimo kangahe mbonye ko harimo 17 rero hano ngiye gukata moderi nyuma yo gusifira hasi ariko hakubye gukuba hasi nabyo mugomba kubimenya rwose nubwo hano bitagaragaye mu byihanganire nta ruhare nabigizemo nanjye mbibonye nkuko mubibonye ariko butanzajya ngerageza byose mbikurikirana akantu ku kandi ni ukuvuga ngo rero nyuma yaho ngiye gufata agatambaro hano urabona ko nkazinze gashobora kuba ari igitambaro kinini ku cyo waguze gashobora kuba ari igitambaro gito ku cyo waguze niyemara kukizinga kuriya nongere nkigarure kuriya urabibonye nyuma yaho rero ngiye gupima nibura ndapima akantu kameze nk'agatambaro gafite gatatu so bibonye waburetse gato birebe ahangaha none umene nk'aho ngasongoye kuriya ngende kuriya nitonze kuriya ngende nkomeze ngende uri kubibona kano gatambaro kacu abone ko baza ngo gafite uburebure bwa kangahe ndaje nabyo mbibereke nivuga ngo uburebure nabwo ni bwa bundi nyine bwa 10 bwa bundi bwa nabonye bwa 17 cyangwa se shobora kuba 16 cyangwa 18 ariko yenda gabanya kabiri ko nagahinyemo kabiri mu burebure nagahinyemo ni ukuvuga ngo n'ubundi kazajyamo France mba naregeje imibare ya France ariko ahantu hatarutse video nini rero ariko n'ubundi hano nyine gutya nabifashe murabyihanganira ni ukuvuga ngo rero dore uburebure bwako sibyo 17 kugabanya kabiri ni kangahe ubundi katavuga 18 8 si 16 vuze ngo 8 n'igice noneho hejuru y'umunani n'igice iriya mibare irengaho ni France babureka gato hano nze mbikwereke dore kanzu yacu ngiyi sibyo urabona ko hano kwa kundi navuze ngo ndagusha metero mbonye 10 dore hano wabonye ko uburebure bw'agace kamwe guturuka hejuru kujya saremo 8 n'igice dore 8 n'igice nguriye wabonye n'ahangaha harimo 8 n'igice dore nguyu ariko uriya mabare urenga hari hejuru y'umunani n'igice uriya mabare ni kangahe dore ni 7 kano 7 ni aka France noneho kurana hinnye nk'igitambaro bivuze ngo nakatiye rimwe imbere n'inyuma noneho kurana nongeye nkagihinamo bwa kabiri kano gatambaro karaza kwidubura nibyo nakoze nkubwiye ati muri episode ya 11 uraza gusobanukirwa neza akantu ku kandi bye bye Neverest Meddy Rwanda TV ndabakunda cyane ibyiza biracyaza kandi mumbwira ngo ukomeze ube hafi kwera kuri isomo ryacu ntabwo rizaba rirerire ntabwo rizaba rigufiya gusa munyihanganire kubera ko muri episode hatarutse ahantu ariko nubwo nta nubwo arahingeze cyane kuko bikanzu se simubizi usibye no kubikanzu ni kukuba ntago ari ibintu byagucanga pe ni ibintu byoroshye wenda wagitaruka muri moderi nari gusura inyuma nkajya kubyeditinga aho kubera ko nta hantu hatarutse nta ruhare nabigizemo ariko nta nubwo ari ahantu harenze cyane nabyihoreye nizere ko nta kibazo nanga muri bubigireho ntago ibyo bintu byatuma ejo nasohora video ngo nasubira inyuma kujya kueditinga ngo amakosa yabayemo sibyo ko byatuma ejo nabahereza n'amasomo kandi atari ibintu birenze bye bye rero Neverest Meddy Rwanda TV ndabakunda cyane ibyiza biracyaza nyuma yo kumenya ko subscribe dutere n'inkunga nyuma yaho twige n'ibindi murakoze cyane bye bye